Yes, turagarutse nanone ku makuru yo ku mugoroba. Bwana Pacifique ibintu byongeye guhinduka kabisa. Ibintu byongeye guhinduka Bwana Pacifique. Ngewe narabivuze, ndongera ndabivuga. Bamwe bajya muri comment bantera amabuye, babwira ngo uyu mugabo Kisekedi arimo arategura igikorwa cya kasamutwe ku Rwanda. Barantuka ariko ndagira ngo mbabwire ngo iki gikorwa noneho cyongeye kuba akasamutwe. Kisekedi ubu noneho rwa ruharana babwiye kare yarari gushimamo ibyuya byaje kubera amakenga ya mubije ibyo. Ubu none hari guseka, ari kwishima, ari hejuru kuvuga ati Paul Kagame ndakuziye cyane rwose. Niko bimeze. Ntabwo ariko ari Kisekedi uri gupfa kubyivugishwa ngo kuko yiboneye afite abamuri inyuma kandi bakomeye cyane. Bimeze biti. Tujye kubarambura amakuru tubabwira ukuntu uyu muhungu wa Habyarimana harya bamwita Jarike Habyarimana. Uyu muhungu yaje hariya akagira gute agakora utuntu twewe na Kisekedi, noneho akaza kugenda kuri no ncuro ya none haje abandi nabo bakasamutwe kabisa. Baje abandi bakasamutwe nabo babaye ibyamamare hano mu Rwanda, baratwika karahava. Barangije baravuga bati rero tujye kwibera ibigarasha. None ubu ngubu Kisekedi akaba yamaze kubakusanyiriza hamwe bose, akaba agiye kubitegura bakaza gute, bakaza hano muri Kinshasa bagategura igikorwa cya kasamutwe bagiye kuzagira gute, kuzasohoza mu minsi izaza. Turaje tubibarambure bose rero turabafite ahangaha, tugiye kubazana tubababwire ese ni bande bakoze ibiki mu Rwanda, bari bafite izihe shingano, byose uraje ubyumve muri aya makuru tugiye kukugezaho. Hanyuma rero ni nako turibuze kukubwira ko amakuru yose mwiriwe mubona natwe twayakoze, wavuga ko muri za Masisi yongeho muri za Rubaya angaha rwose yacukurwa amabuye y'agaciro. Biriya birombe ko trap yakarariye kabisa, ari kuvuga ati genda bishaka ku giciro byasaba cyari cyo cyose. Ndaje nkubwiye ko MV3 yabatekeye isosi basigaje kwirisha ubugari. Ese byabagendekeye bite rero? Ndaje nkubwire ibyababayeho. Ni nako kandi rero Bwana Fisi ahantu bita Puezero ndetse no muri Prende Ruzizi habereye ikintu kidasanzwe. MV3 yakarangiye akanyobwa abasirikare b'abarundi, induru ziravuga. Ariko karanga akanyobwa si bya bindi nyarumva yanga avuga ngo abakobwa ngo abari gukaranga akanyobwa. MV3 noneho yagakaranze byanyabyo, maze bararangara ibakoramo akazi. Byagenze bite rero? Hanyuma rero Bwana Fisi haranda makuru adasanzwe. Bamercenaire ukuntu bari barigiza karahakaye. Ubu tuvugana bavuga uti umuti, ndetse bamwe bari kugenda kibuno mpamaguru, abandi bari kugenda babanje amaboko hasi ngo amaguru hejuru, baze kuvuga ati bari abantu bundi bari kugenda izindi ngendo zidasanzwe. Ngayo ngukorera rero Bwana Pacifique, ntubone ndi guse kugira ngo hari ikindi kiri gutuma nseka. Nuko nari ndi gutekereza ukuntu ngiye kuvuga kuri uyu mugabo bita Neva. Uyu mugabo bita Neva ngiye yamubonye ndanaseka n'ifoto yiwe. Uyu mugabo ababizi neza bajya bavuga ngo yapfubye mu komediye watanje. Uyu mugabo yarebye aravuga ati ngiye rwose noneho imikeke ubanze inshiranye hano mu gihugu cyanjye cy'u Burundi. Arongera aravuga ati amavoka yanjye nayo ubanza nayo ageze mu gihe cyo guhundura atari kwera. Ti rero ni igiki ngiye gukora? Ngiye gufungura imipaka. Atari ko ndabanza mpere hariya. Never rwose. Neva n'umatari man. Baramuvugura muzura. Nzajya kumusura. Cyane uzajye umusura, umusuhuza umubwire ati mpakuntu uze kumikeke. No kumavoka nyarisha imikeke. Azana gwa nakagurube ko korora badi. Wivuga ingurube sha. Uyivuga yihorere yireke n'ibyo uzi byayo. Nayimusaba niyo nanaheraho buriya. Twagerera mu makuru. Byagenze reka duhere ku Rwanda, reka rero kubanzi b'u Rwanda, reka tubabwire ngo aka kantu kaba kameze gutya na akantu bita like kari hano karaho hepfo urakabona munsi ya titre y'iki kiganiro turi gukora cyangwa se ya makuru turi kubagezaho. Ukoreho byonyine gusa uraba utweretse yuko uduteye inkunga kabisa rwose muri abantu b'abagabo. Hanyuma kandi ni nako rwose mutibagirwa gukanda subscribe. Ikindi shiti bakunzi ba Top Kivu News, niba ushaka kuba umwe muri twe ukaba umunyamuryango ukomeye cyane, uraza kujya muri comment, uraza gusangamo link ya group ya WhatsApp, hanyuma uzigukandamo joining iyo group, uzajya uboneramo byinshi bigiye bitandukanye, amakuru ari hama video y'urugamba n'amafoto n'ibindi bigiye bitandukanye, byose tubiganiriramo. Ikaze cyane rero kuri Top Kivu News. Yes, mu makuru arambuye rero Bwana Pacifique, reka duhere kuri Kisekedi. Reka duhere kuri aba bagabo. Kisekedi twarababwiye ngo umuhungu wa Habyarimana yaje hariya rwose. Murebe abatarabonye ayo makuru twakoze neza cyane tuyasasanura n'ibyo bagana n'iki byose uko byari bimeze biri mu makuru hasi hepfo murazi kuyabona. Uyu mugabo
Tshisekedi yakoranyije iki abantu benshi bagiye batandukanye ku ikubitiro rya mbere habanza kuza uyu muhungu wa Habyarimana bagira utuntu twabo biganirira Jarike Habyarimana noneho bamaze kubyuzuza baravuga ati ariko dukeneye n'abandi bashakisha uburyo ki bagomba kugira gute kubakusanya kuri no nshuro ya none rero Bwana Pacifique ni bande bagiye kuza ko n'uyu mugabo n'ubundi murengo bagomba kuza umuntu wa mbere numwe wabaye mu gisirikare cy'u Rwanda akaba yitwa Kayumba Nyamwasa uwo ngo tayari yamaze gushesekara Kinshasa mu mugambi mubishaho kuza gushinga ishyaka rishyashya rizayoborwa n'uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana akaba yitwa Jarike Habyarimana akaba rero ari we azaba ari umuyobozi mukuru ariko kandi nako bazashinga ihuriro cyangwa se umutwe w'igisirikare ufite ngaho neza banze uvuga abo bantu baje undi muntu rero undi yitwa Rudasingwa ngo yahoze mu inshingano z'umuryango RPF ngira ngo murabizi neza cyane ibyo niko nabyumvise hanyuma kandi none hakazamo undi bita Gerard Gahima uyu nguyu akaba yarabayeho ngo umuyobozi w'urukiko rukuru hano mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma rero aba bose bakaba bishyize hamwe hari n'abandi rero bakomeje kugenda bagarukwaho ariko tutabashije kubarondorera hano bose mubishaka muratwandikira muri comment kugira ngo tuzabigarukeho tubibabwire byose aba rero bose bakaba baje kwifatanya n'uno muhungu wa Habyarimana kugira ngo bagire utuntu baza kwikorera ngo hano mu gihugu cy'u Rwanda ubundi Bwana Pacifique impamvu nyamukuru aba rero tunaheraho reka tuba ariyo duheraho impamvu nyamukuru Tshisekedi yagize igitekerezo zaravuga ati ngiye ngomba gushinga umutwe umeze nka M23 ariko M23 iratwika mwoka byara ku buryo niyafatiraho urugero nukazi byimukorera M23 yo tuyigezeho buriya nujye ugera ku nukazi byimukorera Ntare za Sarambwe zirakaze none se reba intare zimanuza abafarasa zigakubita zimanuza abanyasa zigakubita abamercenaires bakaza bagakubita ababirigi bakaza bagakubitwa bakananirwa no kwikura kuyo bagize n'abandi bagiye batandukanye utibagirwa n'umurundi ariko abarundi bo ariko rero buri reka nkubwire neva bivuze ukuri barabakubita sha uzi ko neva ari we muntu watindije runo rugamba yigo nyine niwe nyine bayarageze kure buriya no umurundi kandi bose erega abarundi nabariya bo muri Kongo hariya ni bamwe bari abantu kuko bavuga n'ururimi rumwe natwe hano mu Rwanda tuvuga ururimi rumwe twese rero bamwe na bamwe tunyarukisha aba bagabo bakaba bamwe bamaze gusesekara hano i Kinshasa muri uwo mugambi wabo wo gushinga uwo mutwe bari gukora inama bari kureba amafaranga akenewe bari kureba abasirikari aho bazava cyane ko bahagarariwe n'umukiri ukomeye cyane uwo nawe tuzamugaruka ku munsi w'ejo wamuvuze se uramubikira ndi nusanga abandi bamuvuze barahari cyane rwose ngo n'ibihugu bibafashije nyine muvuge oya ntago muvuze nzamuvuga mu yandi makuru ubwo ntawe uhari barahari benshi cyane rero ndetse kandi nanone igihugu kiri ku mwanya wa mbere mu kuzatera inkunga uyu mutwe nuramuka ushinzwe ni igihugu cya South Africa South Africa igomba igihugu cyangwa byo birumvikana ni ibintu bitabyikora automatically n'u Burundi automatically uyu noneho neva we ubanza zanafata n'imbunda kawujyamo gavuga ati ngenda baherekeza tujye Kigali neva no wa mbere neva rero nawe akagira gute akazatera inkunga uyu mutwe cyane ndetse none uyu mutwe rero aba bagabo bamaze kuzamo mumva ni abantu b'ibikomerezwa bagize inshingano zikomeye hano muri uru Rwanda uriya Tshisekedi aravuga ati aba rero nibo ngomba kugira gute kwishingikiriza noneho rero yamara kubishingikiriza neza akabwira uyu mukuru w'iri huriro akamubwira ati rero ubundi sino kwimubwira ubwo nibyo barimo bumvikanaho wehe nukuvuga ngo ubundi option ebyiri genda unkubitira ba Kigali bose ndashaka yuko ufata perezida w'igihugu cy'u Rwanda ukamushyira mu mvuto ukamunzanira ukamumpereza hano nkabanza nkagira utuntu mwibariza uwo ni Tshisekedi noneho rero nawe rwose muhungu wa Habyarimana nugerayo ntacyo icyubahiro cy'umuryango wawe uzahita ukisubiza bongere nawe ube perezida ugera ikirenge umucyo papa wawe yageze iyo niyo migambi y'abo bagabo mwokabyarana ariko bakoranyije abo bose nimba bazasubira mu rukiko ibi tujye tunabivuga tunabigarukeho aba bantu bisa nkaho ari inzozi zisa nkaho ari inzozi zidashoboka ni inzozi zitazanzoza umuntu arota ni mission impossible iriya ni mission impossible urumva abangaba bari gutekereza bakabyuka mu gitondo bakumva yuko u Rwanda baje kurufata kandi koko byashobotse
aho bagiye kuzaho ntabwo babona ko igihugu cy'u Rwanda gikomeye. uzi ko Tshisekedi ari kubona ukuntu bari kuza byoroshye akagira ngo uko bari kugera mu gihugu cyiwe niko bazageramo n'aha ngaha. Yego. ari igihe nyine uva ko njya mvuga ko nanjye ngira ubwoba bwo kujya mu gisirikare numvishije ko baje umugambi wabo wawutangiye koko baje neza nzajya na Mgerade ariko nanjye ko ndi umunyarwanda mwanyeretse uburyo barasa nanjye nkajya gutanga umusanzu no kubikwereka icyo gihe wabimenyera isaha imwe naba mbimenye ni nkako kanya nta nubwo gayo ngukorera bwana Pacifique rero twihuse kuri tereza imirwano. Reka tujye kuri tereza imirwano rero. Uyu munsi yabaye urugamba rwa Kasamutwe M23 yagiriwe iraswaho ku buryo bukaze cyane. Ku bundi Pacifique reka nkubaze ubundi iryo jambo rya Kasamutwe ninde warizanye? Akasamutwe Akasamutwe ni ijambo ry'ikinyarwanda risobanura iki? Akasamutwe ni ikintu kiba cyarenze umuntu nyine cyabaye ikintu gikomeye cyane kiri hejuru kikajya kiwusatura. Oya ntago ari gupfa kwasa umutwe nyine ni ikintu cyakurenze, ni nk'ibibazo cyangwa ibintu byagukomereye cyane. Bavuga ngo ni Akasamutwe birushya ubwonko nyine. So nukuvuga ngo rero habaye urugamba rwa Kasamutwe nkuko tubivuze, si ngombwa kujya dusobanura ibintu byose byavuzwe. Ubu tuvugana rero M23 ikaba yiri wiraswaho ahitwa hano mu bice bya za Rubaya, ndetse hari n'uruce bari bavuze ko bigaruriye kugeza amasaha ntago Rubaya yafashwe. Cyo turakibabwiye, ahubwo ibice bisatiriye za Rubaya nibyo byagiye byinjirwamo n'aba barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ariko akaba ndi makuru avuga ko M23 yohereje abasirikare ikabasangayo, bakaba ariho bari kurwanira kugeza amasaha. Report dufite nuko M23 n'ubundi harya muri Masisi ho urugamba ntago urware rukaze rumeze nabi. Muri Masisi naho hari uduce tuba turi kubera mu rugamba, ariko icyo gihe urwo rugamba rwaho urwo ntago rukaze nk'urwari kubera ara mu kibaya. Hari amakamyo agera muri arindwi amakamyo arindwi y'ingabo za M23 nabonye ari kwerekeza mu bice nayabonye, ariko uwayampaye nagiye kumubaza connection ziba ziracitse. Gusanga ari babasirikare M23 ari yohereje hariya ngo bajye guhangana n'ira kwa Senegal. Ari hagabye yambwiye ngo dore iyo ni video y'aka kanya iri aka kanya tabasirikare bari kwerekeza ku rugamba ba M23 amakamyo arindwi. Ngiye kumubaza ngo aho ayo makamyo yerekeye connection ziba zirarangiye. Ntago yagushubije, ntago yansubije, sinzi aho yerekeje. Nimba yerekeje muri Masisi, nimba yerekeje hariya muri biriya bice za bya Runingu na he hose bajyaho byakomeye kuko muri Rubaya buriya niho hari ikibazo gikomeye cyane kandi ko biriya birombe M23 itakemera kubirekura, buriya niho berekeje. Ahubwo hari andi makuru adasanzwe ajyanye n'ibyo bintu uvuze by'abasirikare mu gihe leta y'u Burundi iri kugaragaza nkaho iri gushaka kugira ibyikemura, bo bari kohereza abandi basirikare bashyashya. Kandi Neva mu by'ukuri akomeje kugaragaza ko ari umwe mu bantu bashaka kugarura amahoro hano muri Kongo, kandi ari kohereza abasirikare buri kanya. Ndetse usibye n'abo basirikare kuko n'ibihumbi bigeze muri 3 nabonye bavuze ko byaje 2 bya Kongo n'igihumbi cy'abarundi byamaze kwicoka muri no bice bya Prendre Ruzizi. Gahunda no gusenya M23 babishaka batabishaka, ni mu gihe kandi basaze. Ariko buri abo bari kushaka kwataka nabo barabibona ntabwo M23 n'abari impumyi ku buryo kibananiwe kubona ibiri kuba. Igihari ahubwo nuko M23 nayo yabibonye ikintu yabakoreye. Rero nicyo kintu ushaka kugira ngo tugarukeho, uko bamaze nabo gupfa bategura. Buriya barategura abasirikare ba M23 nubwo wenda ubona ari bakeya, ariko bakora igikorwa ukagena abasirikare amamiliyoni. Bajya batungura igisirikare cy'u Burundi ku buryo bukomeye cyane. Nta kuntu wambwira ko mu kwezi kumwe ari abasirikare b'abarundi bashobora kuba barenga 40,000 bishobora kuba bimaze no kuhagwa. Abasirikare bahaza bagenda bazarenda, abasirikare basubiraho bagira gute, baba baraswa kandi baraswa ari benshi. Nk'ubu ngubu leta y'u Burundi gira ngo ugeze kubona igihe yiriwe iseha imirambo kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba, baseha imirambo y'abasirikare b'abarundi. Hakaba n'abandi bashyingurwa hariya batacyuwe mu Burundi. Ubu tuvugana rero hari makuru nakira avuga ko M23 yaje gutega mbushi ikaza kugwamo abasirikare barenga hafi 16 b'abarundi, abandi bagakubitwa bakagenda ari inkomere ku buryo bukaze muri bice bya Prendre Ruzizi. Nuko byagenze, abandi bagiye ari inkomere banapfuye ku buryo bukomeye. Cyakomeye ntago byoroshye. Hanyuma kandi usibye n'ibyo hari amakuru ari kunsetsa cyane. Ubundi uyu munsi ahantu bita Poezero n'abasirikare b'abarundi ndetse n'abasirikare b'FARDC bari bavuze ko ari ubutura ari ubuvumo bwabo, ndetse bari baravuze yuko nyine bazahasaziramo n'abatangiye kuhabyarira. Ngaha rero ibintu byababayeho biratangaje cyane. Ushobora kwibaza ati ni ibiki rero? Kare mu masaha mu gitondo hari abantu batoreza abasirikare babo
hari abantu batoreza abasirikare hano muri Poezero, hari abantu bafite ikigo cy'imyitozo ejo bundi hahandi n'ubundi iherutse kurasa. Uyu munsi rero banze gucika intege, baravuga ati no handi tugomba gukomeza uko byagenda uko ariko kose, ati nta kundi twabigenza, tugomba kongera tugatoza abazarendo kurasa, nibo babatoreza ku bintu byo kurasa cyane kugira ngo bajye mu rugamba. None rero mu gihe bari kubatoza baje kwinjirwamo n'abandi bantu badasanzwe bagira ngo n'abandi basirikare babo ba FARDC. Ewana ibintu bibabayeho n'ishyano rikomeye cyane kuko bararasanye ku buryo bukomeye, ndetse ababikozi banigendera basiga bari kurasana bo ubwabo. Kugeza kuri uyu mugoroba haraza Poezero, hari amasasa ari kumvikana kandi amakuru atugeraho ibi ngibi ntago byagatunguranye. Ntago ejo bundi hashize n'ubundi Wazarendo FARDC yarasha Barundi bararasanye, reka sinakubwira, ariko umurundi niwe wirukankije FARDC. Burundi nawe wirukankije FARDC n'ubundi hari muri Poezero. Burundi keshi na FARDC ntago ari bo bakunda kurasana, ahubwo harasana Barundi na Wazarendo kwera abana. Ariko noneho ejo bundi bari barashe biturutse ku musirikare wa FARDC washakaga kuyobora urugamba. Nyine bari bapfuye urugamba, nicyo rero bapfuye bo, ariko mu busanzwe ntago bakundaga gushwana, ahanini bajya baterwa na za Wazarendo. Ariko uyu munsi bwana Fisi M23 mbere yuko ujya kurasara za Karemi ngo hari drone zari zabanje kuzamuka no mu kirere cya za Minembwe. Izo drone se shaho izi drone ko mu 23 nazo yazihagurukiye ko nabo njya makuru mfite nuko izo drone zikimara kuzamuka n'ubundi zakubitanye n'ubundi na drone za M23. Ni bya bindi Makenga yavuze ati urugamba rwo hasi turaruzi turabatsinda, rero hejuru niho bari batuziye, naho reka tubereke ko tubishoboye. Hanga rero akaba hakora ubutasi ndetse n'ibindi bikoresho bikomeye cyane. Makuru rero yayisangeraho nayanga yagira uti nyuma yo kwimufite umenye iby'ibi bitero naho biri guturuka, hacuzwe undi mugambi mushyashya wo kujya kubizimiriza aho bituruka, bagaba igitero ahitwa Karemi. Ariko kubw'imyaku cyangwa se kubw'ibintu wagira ngo aba basirikare b'ameseneri bari beretswe biza kurangira bari bamaze kuhimuka, ndetse mu bitaro ifite gahunda yo gusenya neza aho bikorerwa kugira ngo hatanga byangirizwe bibafata imisi yo gukomeza kugira guteranya drone. Noneho mu gihe bari gushakisha uburyo kibasubiza drone ku mirongo baze kwite bataka Poezero bayifate. None byarangiye barase amahirwe bari bafite abamerceneri bari babyimuye, babijyanye hehe, babimanukanye yo ngiyo muri za Baraka niho biri bungu. Nuko kwihuta cyane rero tunasoza amakuru yacu. Ariko uyu mugabo nindi kukubwira usekeje, ararebye aravuga ati ngewe ibi ntago nazabivamo da. Ariko buriya narindi gutekereza ko ashobora gufungura n'umupaka w'u Rwanda. Nenze kari bufungure kubera buriya inzara yatangiye kumumerera nabi. Ariko neverona nimba batangiye kwibana imiceri, abantu bari kwiba imiceri, buriya nta kindi yarebye aravuga ati rero abasirikare banje barashonje, ibiryo bitangiye kubura mu gihugu, reka mfungure uyu mupaka. Kuvuga umupaka ukajyana n'u Rwanda yafunguye nyine n'uwa Kongo hariya za undi se wari ufunze buriya hariya za Kavimvira byari mu nyito gusa n'undi wari ufunguye. Nyine wenda nugushyira akantu ko kugaragaza yuko bawufunguye ku mugaragaro wakoraga, ariko noneho bitagize gute, bitari official. Ubu tuvugana rero Neva akaba yavuze ati giye simbere ako kereka yaba yafunguraga u Rwanda sha byaba ari sawa, ariko nabyo ntago bipfa gushoboka, ntago byapfa kumukunda ko yanga u Rwanda cyane, kereka nihagira undi muyobozi ujyaho cyangwa se wenda abaturage bakamushyiraho igitutu gikomeye cyane. Birashoboka, ariko ntabwo nzi neza ko uyu mugabo ashobora kufungura, ariko biranashoboka ko yawufungura nta wamenya, no kubitega amaso tukaguma tubikurikirana tureba ibyari byo. Ngahe ngo rero, ariko nanone uyu mugabo nubwo yagiye gufungura umupaka, FDLR zamushyizeho amategeko, bamubwiye bati rwose wowe never aka never uraramuka ibyo twumvikanye utabishyize mu ngiro, none ntabwo uzasohoka mu rugo iwawe. Kugira ngo wumve urwego FDLR n'imbaraga zifite, ntabwo zitegeka Neva gusa ngo bapfe kumubwira ibyo yiboneye, ahubwo umugabo itagisekete. Aba bagabo bombi bikururiye ikishi ntibamenye byari, ntago bapfa kumutegeka cyenyeje wapisha. None se abaza bose bari kujya kuko bamutegetse akabyanga, buriya Kisekedi afite uburenganzira bwo kuba noneho yahitagaragariza amahanga ati bya bigabo byigiza akasa mutwe ngibi hano mubimfashe tubihakure, babikubita ewaniza akabwana. Biramwubaha, birashoboka, ariko biragoye ko abatandukanya ko bamaze kuba bamwe nyine nta kundi. Ariko Neva niwe wabyiteye, mureke urwishigishyara rusoma nabanza hure n'ingaruka zabyo,
hanyuma tuzajya dukomeza tureba ibyiwe mu minsi iri imbere niba aremera gukorana nabo cyangwa niba arabahakanira sinzi gusa kubahakanira kwe nibwo rupfu rwe cyangwa nibyo bibazo byiwe gukorana nabo ni wowe makiriro ye simbizi rero niba biza kumusiga amahoro reka tubitega amaso turajya tuvuga amakuru yasohotse yego yes reka tubashimire tubifurize kugira umugoroba mwiza bakunzi ba Top Kivu News naho mu gitondo tubazanira andi makuru abagezweho ku rugamba.